bagiye kugwa mu rugo, kubwira abantu ngo bafite umutego uri imbere, kubwira abantu ngo nibihane. Haleluya. Ariko ni umuhamagaro. Imana yampaye ijambo ririmo hano ngo nimwihane nimwiyeze. Amaraso ya Yesu yamennye ku musaraba, arabifite byose kugira ngo agutabarire aho ngaho uri, arabifite byose kugira ngo agufashe utiri gukozwa n'isoni bene data. Imana yacu Shimwe bakristo bavandimwe, amazina yanjye ni Nebita Mahirwe Maria Assumpta, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Mwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Nongeye gushima Yesu kuko anyemereye kubana namwe muri uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Nongeye gushimira nanone abakunzi ba Genesis Channel, abakomeza kumba hafi, abakomeza gukurikirana ibiganiro n'ubuhamya, ibyigisho tugenda ducishaho. Imana ibongerere iminsi yo kubaho, Imana ibafashe kandi muri byose, kuko nabo bakomeza kudufasha kugira ngo dukomeze duhigure umuhigo twahiye mu bihe bikomeye. Tubwira Imana yuko tuzayivugira, tubwira Imana yuko tuzatanga ubuhamya, tubwira Imana yuko tutazaterwa n'isoni kuvuga imirimo n'imbabazi yatugiriye. Haleluya. Uyu munsi naje ahantu hakomeye, naje aho nahuze ntuye kera, aho Imana yampamagariye, aho Imana yangiriye neza. Nagira ngo rero mbereke muri makeya aho nari ntuye. Uyu ni wa muji nababwiye ko nari ntuyemo, uri iruhande rw'inyanja. Haleluya. Imana yahabwa icyubahiro. Aho ngaho niyo nari ntuye, iyo ni plage najyaga kugeza ubwo Yesu yambujije kwinjira mu mazi kujya kuri plage. Ariko ntabwo ari kuri bose, nkomeze mbivuge, ntabwo ibyo Yesu atubuza biba bihwanye n'umuhamagaro yaguhamagaye. Uyu ni umujyi twari dutuyemo. Aha ngaha niho, aha kuri esikariye ubona aha ngaha hasi niho nasomeye igitabo cya Yeremiya. Nibwo bwa mbere nari nsomye igitabo cya Yeremiya cyose ndakirangiza. Maze kugisoma numvise meze nkaho nyoye igikombe cy'umuti urura ubishe, kiragenda kijya mu nda yanjye kigumamo pe, numva kigezemo, numva nkaho wagira ngo bari bamvugutiye umuti wa wundi ubishe, wa wundi bahaga abana kera, ngo niwo bari bamvugutiye. Hanyuma ubwo namenye ibimbayeho, ntabwo namenye ko ari wo muhamagaro nari mfite, umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa nk'ubwa Yeremiya, kuko naje kubimenya nyuma. Aho ngiye kubwiriza hose natangira kubwiriza abantu ukagira ngo inkuta ziraguye, aho nagira hose ukagira ngo ibikuba bigacika. Kubera iki? Kubera yuko nabwirizaga ijambo rikomeye, ariko nanjye ntabwo nari nshaka kurivuga. Numvaga ntashaka kurivuga, numvaga nshaka kuvuga ibintu bisetsa abantu, numvaga nshaka kuvuga ibintu binezeza abantu. Ariko najya guhabwa ijambo, nkahabwa ijambo rikomeye, rya jambo rirakura ku bapasitori, rirakura kuri buri muntu wese. Hanyuma abantu bagatangira kujya bangirira ubwoba, bakavuga ngo iyo avuze uyu nguyu, iyo avumbuye umunwa akavuga. Ngira kujya ngira ubwoba rero bwo kuvuga. Ntangira kujya ngira ubwoba bwo kuvuga, nkavuga ngo iyo mbumbuye umunwa ibikuba biracika, ngo abantu birababaza. Ariko Imana igeze aho irambwira iti ntuzigere uceceka, ntuzemere ko Satani agufunga akanwa. Haleluya. Imana irambwira ngo ntuzigere wemera yuko Satani agucecekesha, ntuzigere wemera yuko Satani agufunga akanwa kawe. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ngo nibwo nayemereye rero, ndabyemerera ni ukuri, nemera kuvuga ibyo imbwiye, nemera kuvuga iby'imbwiye, nemera kuvuga iby'impaye mu izina rya Yesu, kuko iyi Imana imbwiye ngo nkubwire ngo uzarimbuka. Haleluya. Ntabwo ari uko ngewe mba nshaka kubikubwira, nuko Imana ibimbwiye ngo nintabikubwira ahubwo nge nzabibazwa, ngo kandi nawe wowe uzarimbuka, ngewe nzabibazwa. Kandi uwo munota Imana ibiteguye uba ari uwo kugira ngo bikubwire nawe ubyakire, cyangwa nutabyakira ariko biba bigomba kubaho. Hanyuma hari abantu bibwira yuko tuba twishimiye kubwira abantu ngo bazarimbuka, kubwira abantu ngo barashize, kubwira abantu ngo nibahunge Satani agiye kubamara, kubwira abantu ngo bagiye kugwa mu rugo, kubwira abantu ngo bafite umutego uri imbere, kubwira abantu ngo nibihane. Haleluya.
ariko ni umuhamagaro umuntu aba yarahawe bene data. Ariko ntabwo mwibuke ko Yeremiya kenshi na kenshi yarariraga, kenshi akarira. Reka dusome igitabo cya Yeremiya, igice cya 20 umurongo wa 7. Yeremiya yageze aho ndetse anyura mu bigeragezo pe biramukomerera, ariko iri jambo rye ryari inkomeza. Iyo mbonye nyuze mu bikomeye nkabona biranyobeye, ariko nibuka ukuntu Yeremiya yavuze ngo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ndasomera ijambo. Haleluya. Abenshi murarizi. Yaravuze ngo ayi Uwiteka warancutse nemera gushukwa, undusha amaboko nicyo gituma untsinda. Hindutse urw'amenyo umunsi wose, umuntu wese aranseka. Kuko iyo mvuze hose bantaka gusa, harangurura mvuga iby'urugomo n'ibyo kurimbuka. Kuko ijambo ry'Uwiteka rimbayeho igitutsi no gushinyagurirwa kukarinda bwira. Ngo kandi iyo mvuze nti sinzamuvuga, haba no guterura mu izina rye, no guterurira mu izina rye, mu mutima wanjye hamera nkaho harimo umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufa yanjye. Haleluya. Ngo yavuze ngo ntazamuvuga, ngo kandi iyo mvuze nti sinzamuvuga, haba no guterurira mu izina rye, ngo mu mutima wanjye hamera nkaho harimo umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufa yanjye, simbashe kwiyumanganya ngo nyabike. Kuko numvise benshi bansebya n'ibiteye ubwoba bikaba mu mpande zose. Inshuti zanjye zose ziranyubikiye zireba icyo nsitaraho ngo zigende ziti ni mu murege natwe tuzamurega, bavuga bati ahari azemera gushukwa tubone uburyo bwo kumutsinda maze tubimuhore. Ngo ariko Uwiteka ari kumwe nanjye, ameze nk'intwari iteye ubwoba, nicyo gituma abandenganya bazasitara kandi ntibazatsinda, bazamwara cyane kuko batagenje nk'abafite ubwenge. Ngo kandi bazakorwa n'isoni zitazibagirana, ngo kandi bazakorwa n'isoni zitazibagirana iteka ryose. Noneho Uwiteka Nyiringabo ugerageze abakiranutsi, ukareba mu nda no mu mutima, unkundire ndebe ukubahora, kuko ari wowe nanjye naturi ibyanjye. Amena. Iryo ni ijambo rya Yeremiya. Yeremiya yanyuze mu bikomeye bene data. Yeremiya yanyuze mu bikomeye, abwiriza ubutumwa, baramuseka, abwiriza ubutumwa, muciraho iteka, abwiriza ubutumwa. Mbese niwa bajya bamwita ngo ni wa muhanuzi w'amarira, wa muhanuzi wahoraga arira, ariko nashaka kuvugana nawe abahawe uyu muhamagaro wa Yeremiya ngo nimukomere kandi mushikame, kuko muzahabwa ingororano. Haleluya. Muzahabwa ingororano y'ayo marira yose mwasutse, muzahabwa haleluya ingororano y'amarira yose mwasutse, umubabaro mwagize, uko abantu babare, uko mwasigaye muri mwenyine ntabavandimwe, abantu bakabareba bakavuga bati yewe ni umusazi, bakavuga ati uyu muntu abahwate, bati uyu muntu ntabwo ari muzima. Ariko Yeremiya yabinyuzemo. Aha niho nicaye kuri izesikariye, niho nicaye ubwo nahabwaga umuhamagaro wa Yeremiya ntabizi, nahabwaga uyu muhamagaro wa Yeremiya ntabizi bene data, ntabizi. Hanyuma bwo bwa mbere nagisomye numva nukuri wagira ngo nyoye amazi arura cyangwa umuti wakundi bagukaragiraga ibyasi bakabiguha urwaye kera. Hanyuma ndashima Yesu ko yabanye nanjye, uko yakomeje kumpa imbaraga. Ubwo nashakaga guceceka yarambwiraga ati ntuzemere ko Satani agupfuka umunwa, ntuzemere ko Satani agupfuka umunwa. Uyu munsi ni mu muhanda, abenshi bagiye gukora, ariko Yesu yanyemereye. Hari abantu bambona bakavuga ati uriya muntu aba yabuze icyakora. Haleluya. Ariko nasanze gukorera Yesu biruta gukorera abatware bose bakomeye bo ku isi. Ahara uwande bakavuga ati uriya muntu yarwaye mu mutwe, abari mu Burayi yirirwa avuga ubutumwa mu muhanda. Uyu muntu yagiye gukora amafaranga rwose akatuzanira amamiliyoni, ariko reka mbabwira amamiliyoni yanjye arimo hano rwose, niba mushaka kuryakira nimujyakire. Hari abandi bambwira ati rwose ibyo Imana yampaye ijambo ririmo hano, ngo nimwihane nimwiyeze
ngo amaraso ya Yesu yamennye ku musaraba arabifite byose kugira ngo agutabarire aho ngaho uri, arabifite byose kugira ngo agufashe utiriwe ukozwa n'isoni bene data. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire wowe uri mu musozi, wowe uri mu kibaya, wowe uri mu mujyi, wowe uri mu giturage, wowe uri ahantu hariho hose, ngo hano niho harimo ibyo ukeneye byose. Icyambere hano harimo amahoro, hano harimo ubuzima, hano harimo umuti, hano harimo inshuti, hano harimo ababyeyi, hano harimo amafaranga, harimo byose birimo hano. Nagira ngo nkubwire yuko Yesu agukunda. Ni Genesis cyano, amazina yanjye ni Mahirwe Maria Sumuta. Turakomeza duhamye Yesu, turiba abakozi yahamagaye ku isaha ya nyuma, tuzi ku isaha ya nyuma igeze. Kandi nagira ngo nkubwire ngo wihane ku gato na kanini, ugerageze. Niba uyu munsi byakunaniye, ejo mu gitondo byuko ugerageze. Ni ukuri, ntabwo ndi kugucira aho iteka, ntabwo ndi kukubwira ngo ube nkanje, ntabwo ndi kukubwira ngo witege igitambaro ngo cyangwa wambare ijipo, ntabwo ari ibyo ngibyo ndi kukubwira. Banza utangire mwimbere, aho ngaho mwimbere ariho utangirira, hanyuma mwimbere nihamara gusukurwa uzareba yuko n'inyuma hazahita hasukurwa, ahubwo ntabwo uzamenya ukuntu byabaye. Hari abantu twari dufite indwara z'umubiri, tunywa ibinini iminsi yose, tunywa ibinini, dufite ibinini byo kubyuka, dufite ibinini byo kuryama, ariko igihe twemereye Yesu ko abanza gusukura hahandi mwimbere, haleluya, twemereye Yesu abanza gusukura hahandi mwimbere, hanyuma na za ndwara z'inyuma zirahunga. Kuko iyo Yesu yinjiye mu mubiri wawe, Yesu iyo yinjiye nawe azana byose, azana ubuzima, azana byose, azana imbaraga. Mu izina rya Yesu ndagusengeye muri aka kanya ngo umwami Yesu akugirire neza. Reka nsengera abantu banze gukizwa, abantu bumva bibagoye, abantu bumva badashoboye kureka iby'isi, abantu bumva bibakomereye bakavuga bati mbese ubu n'imbere kandi abahonte. Reka nkubwize ukuri, maze gukizwa nibyo kuko nanyuze mu ishuri. Maze gukizwa nanyuze mu ishuri, nyura mu ishuri rimeze rite? Maze gukizwa nanyuze mu ishuri, nyura mu ishuri rimeze gute? Iryo shuri nanyuzemo nasigaye nta mwambaro, nsigara nta byo kurya, nsigara ntashoboye kuriha inzu, nsigara byose. Kuko Yesu yaranduye ikibi, arandurana n'imizi. Yesu yahanaguye ikinyoma cya Satani, aragihanagura cyose. Hari abantu rero bafite amafaranga bavana mu binyoma, hari abantu bafite imitungo, ariko iyo mitungo ikaba ifite imizi y'icyaha. Iyo Yesu aje mu buzima bwawe, ibyo bintu byose arabanza akabirandura. Wigira ubwoba rero nabirandura, wigira ubwoba nabikuraho, umenye ko Yesu atajya yibesha, azongera guha ibindi birutaho. Sinzi niba mwabonye video yaho nari ntuye, ariko yaramfashe anjyana ahandi heza harutaho, kandi hari amahoro arusha yo nari mfite. Nagira ngo nguhamirize ko umwami Yesu ashoboye. Uwo mwami Yesu arashoboye. Jye naravuze ngo niba numva nta kintu namugereranya nacyo mwene data. Rero mujye mutwihanganira, abafite umuhamagaro wa Yeremiya, mujye mutwihanganira tujya tuvuga ijambo. Ni ukuri, aho kugira ngo mugire uburakari, mute umugisha cyangwa mucumure, mujye mubyihanganira. Mujye mutuye umuntu afite umuhamagaro wa Yeremiya, nimushaka mujye kwiyumvira ba Ezekiyeli, mujye kwiyumvira ba Yesaya, mugende mwiyumvire haleluya ba Yobu, mugende mwiyumvire n'abandi. Hari n'abandi benshi muri kino gitabo, hari n'abandi benshi, haleluya, hari benshi ba Mose, mugende mwiyumvira abo ngabo, haleluya, mugende mwiyumvire ba Yosuwa, mugende mwiyumvire n'abandi benshi bari hano, abahanuzi batoya n'abahanuzi bakuru, mugende mwiyumvire, mwiyumvire Dawidi muri za Zaburize ukuntu yavugaga, mwiyumvire umubwiriza, mwiyumvire ibintu, ariko mureke gucumura umutima wanyu. Igihe cyo gutegurwa nikigera, mucereye kumva umuntu mukomeye mu mwuka, mushobora kumva umuntu ufite ubuhanuzi bwa Yeremiya, mushobora kumva umuntu ufite amavuta nk'ayo Imana yari yarasize muri Yeremiya, mushobora kumva umuntu ufite ijambo nk'iryo Imana yari yarasize muri Yeremiya. Haleluya, muzaje mwitegura hanyuma mumwumve, kuko nzi yuko iri jambo ry'Imana ntabwo ari kuri bose. Buri gitabo kiri muri Bibiliya gifite abo kibwira. Niyo mpamvu Yesu Mwuka Wera yanditse agashyiramo ibitabo byinshi bitandukanye kugira ngo bijye bigufasha mu minsi itandukanye. Rero ntabwo ushobora kumva ijambo umunsi umwe ngo uhite uvuga uyu muntu ibyo avuga ni ibintu bibi gusa. Ntabwo ari ibintu bibi, ahubwo ujye wibaza impamvu Imana yakuzanye uwo muntu ngo akubwire. Ntabwo ari uwo muntu abaje kukubwira ibintu bibi, ahubwo ni Imana ibimuzanye kugira ngo akubwire ko ibiziko ikibi kikurimo cyangwa hari indwara ashaka Imana ishaka gukira. Yesu Kristo abane namwe. Amazina yanjye ni Rebita Mahirwe Maria Sumuta. Bahaye ikaze abatari bakora subscribe kuri Genesis channel, mumfashe mukore subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza bwo mu munota wa nyuma, ubutumwa bwiza bwo mu bakozi banyuma, abandi Imana yahamagaye ku isaha ya nyuma, ukomeze bukwirakwira isi yose mu ndimi nyinshi zitandukanye, mu buryo bwinshi butandukanye, kugira ngo hatazagera ugera imbere ya ntebe ngo akavuga ngo Yesu ngo ntago nigeze mbimenya. Mwami Yesu abaho umugisha. Reka dusenga Imana.
data mu izina rya Yesu nongeye kugushima, nongeye kugushima mwami wanje mukunzi wanje kuko wabanye nanjye, nongeye kugushima kubw'ibikomeye wankoreye data, nongeye kugushima mwami kuko umutima wanje ukunezerewe muri aka kanya, kuko wanzanye aha hantu ukanyibutsa imirimo wakoze mwami. Niyo mpamvu muri aka kanya nsaba wumvise iri jambo kugira ngo mwami umweze umuha imbaraga, kugira ngo mwami ufungurire amaso yo mu mwuka, kugira ngo mwami umwibutse amasezerano wagiranye nawe kuko uri Imana idahinduka. Haleluya. Nongeye kugushima data kuri aka kanya, kuri buri mwe wese uri bwumva iki kiganiro, ko nzi yuko hari icyo uri bukore mu buzima bwe. Hari abafite amasezerano mwami bategereza ko yatinze mwami Yesu, hari abumvise ijambo ryawe bakumva umutima wabo urantangiye, ariko ndakwingize mwami ngo abo bose ukore mu mitima yabo. Icyubahiro kibi cyawe, ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen.